Hello guys, kanizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza. Iyo mumeze neza natwe tumeze fresh. Iyi ni Rise from Kiziba ngendikagwa. Uko mubibona rero nta kimpano kuva mu nkampi ya Kiziba. Bimeze ute musore? Meze neza ntari. Umeze neza? Nta kibazo. Bakwita nde? Banyita Aime mugira neza. Aime mugira neza. Uri umukinnyi wa football se cyangwa uri umusani? Reka no ubusani gusa ntari. Uraza gufata mikoro neza ugira tuze kumva fresh. Hanyuma izina ry'ubuhanzi witwa nde? Nubundi nitwa Aime ntarindi. Niho nakazi nakokuriye ufite? Oya ntarindi ni Aime. Urimba indirimbo zo guhimbaza Imana se cyangwa urimba secular? Secular music. Tangira twibwire rero mu muziki. Banyita Aime. Abanifuje no kubaririmbira. Okay. Abakurikira Rise from Kiziba rero wabagezaho igihangano cyawe. Ngenda na plant kugituza ikiganza mu mugongo nabaye pushpa bose bavuga karinge mwami murijye abanzi banje bongo ntibampereza aho bageze hose baranuka bakanse byagusana shitaye yavuga ko nshaka kwanta abanyumva nabi babyumve mu mwandaye nge mfite rugo yo kuba kibikwi nkazamura mama maze nkiyubaka nge mfite brand yo gukora cyane maze nkagera kure iyo niyo rugo yanjye ya indirimbo yita gute? bayita rugo. Ufite indirimbo zingahe se umusanzwe? Mfite indirimbo 25 nayo urashira hanze cyangwa nawe ujya muri studio? Hafi ntarimo. Kubera utajya muri studio se kandi numva ufite ijwi ryiza kandi ufite n'impanuro. Ntago byari byaza bizaza nejo bundi. Ikibazo cy'amafaranga? Ni ikibazo cy'aba sponsor. So of course mwamwumvishe bamwita Aime. Uzashaka n'akazi nakabisa kazaba katwika nkuko wumva basiba music. Siba music muraziranye? Turaziranye. Mutuye ese bana mu nkampi ya Kiziba? Tuyenyemishara. Tuyenyemishara. Muturanye n'abantu bakasemiro. N'ababoy promos Rujinyo. Bara ntago duturanye neza twe ni haruguru yabo. Uri mu nshyashya cyangwa? Oya. Umaze igihe. Iyo ndirimbo wayise gute? Nayise logo. Numvishwa ko logo yawe ari iki muziki? Oya logo. Ni ikintu mbese ni uraza kwegereza mikoro logo labayita logo wamenye ko ufite indirimbo 25 ubwo uraza kudufasha rero muri 25 urajye tubonja bwo ni ya mbere iya kabiri yitwa gute? Bayita umutima. Umutima. Okay, flow is yours. Ubwo wakubina kuko turirimbira. Hora nibaza bikambabaza iyo nekereje cyabiteye kuvugenda naribuze nabuze ubusobanuro bw'ubuzima bwanjye nge ndibuka kagaseko wansekeraga uwanteye nimbana zigera nibagirwa ukubitiraho kumbeshya wambeshya urukundo umbeshya gatunda birangira byinshiyemo ibihe bibi bidukumbuza ibyiza my heart uyu mutima mfite uzurukoma ahubwo n'umutima ukuntaye uyu mubiri napaye ngo zamababi cyangwa amashagariyo manu nditire muri iyi si undi tumufumo w'abadada iyo bise umutima waririmbiye nde? Waririmbiye nde? Ufite umukunzi se ubwo? Oya nta mukunzi mfite. Muri college makuru mfite niko mukundana mukiri batoye. Nta mukunzi ufite. So iyi ni indirimbo ya kabiri wise umutima. Akantu kagatunda sivuzemo nagake. Akantu kagatunda numvishemo. Gatunda ni nk'ijambo riryoshye indirimbo nyine to. Agatunda. So indirimbo urazandika cyangwa urazigurisha? Ndazandika. Arabora bagurisha no mu Rwanda? Oya. Ubu bita ninde wireferaho mu Rwanda? Bruce Melody. Ali Bruce Melody na DPN wemerane. Munyakazi imbere kabiri. 001 wemera. So waranshatse rero nifuza ko nanjye nagukoresha ikiganiro hanyuma abakurikira Rise from Kiziba bakareba impano ufite ndetse ari ubishoboye nabonye Sebona afite abafasha nawe ubwo azareba ibikorwa byawe hanyuma agufashe gatunamushimire ko ku mutima mwiza bafite ugufasha impano zanga mu nkampi Kiziba maze ko ntuzamufite indirimbo inde I'm strong. I'm strong nta ndirimbo dufitanye. Uramwandikira se cyangwa ariyandikira? Ariyandikira. Okay, tugiye ku ndirimbo gatatu rero.
indirimbo ya gatatu yego bayita ntabivuga utabivuga ngabivuge rero ndaza kuririmba refre igice cya kabiri na refre. Okay, phrase yours. I'm here because of you, nakoze byinshi kubera ngukunda ye. Yes baby you give my for you mu buzima bwawe yeah. So baby nabivuga gusa abikora for kandi njyewe nakundi nabigenza ngo yabikoze bu kandi njyewe nakundi ntamugenje about me yansabye kenshi ngakora kenshi kugira ngo ndebe ko nabikora ye. Iyo ngiye bise bayita ntabivuga wanze kubivuga ase wiga mu kangahe? Niga mu kabiri bara muri college se munyamugiri mwiga isomo ry'itoyinare ariko barikuyeho rire rimwe somo rya baririmba like ntago muri primaire mwararigira gasiryo ni kwa kundi wenda mwakoraga chante niyo nyine navugaga muri primaire twahitaga chante hanyuma tugeze muri secondaire baje bayita inare bumwe baririmba hanyuma se muri college ubu taramira nabonye mugera kuri rassemblement kuri rassemblement oya ntago nari nabaririmbira ntago rabatsa nshaka kuzabaririmbira naravuye muri studio. I wish nizera ko neza bazabona Rise from Kiziba ikiganiro bazagira icyo bakora hanyuma bagufashe nawe rero kwasura ingoma. Wiga mu kangahe? Niga mu kabiri. Hanyuma se mu kabiri secondaire ntago bikubangamira se? Oya ntago utangiye kwiyumva ko ufite impano bituma amasomo utayikurikirana. Oya ntago bimbangamira. Ntago bikubangamira. Okay, tugiye kundirimba kangahe? Kane. Niba wambeshye zaza gufata wambye ko ufite indirimbo 25 wenda nshobora kubaza imwe narazigize narazanditse ariko ntarazirepeta neza yego nza amarefre yazo ngadukubitemo indiri hafi none ya 4 abajama ku gasozi imyuzi ku gasongero harabura gatongo tugwe gusimana itangiba hayo mwami nge naje nkubita nica nige mucunguzi mutabona mwe banyarwanda munyitege hudusha twinca I promise ko mbasezeranya nge nikumburiye kabela nubwo kambeshe akapela ye manalinda kabela wenda kazame ye manakalinde wenda kazamaye mana kalinde wenda kazama ndazaguye iki vera ninde umukunzi wawe? Oya arajye wamenye ko namukunzi ufite umukunzi asha wibesha fatira ko hari gihe nyine ureba ku bitekerezo by'abandi yego kwa wundi bamara kuganira urumva gihe byandika mu murongo nuko ngukomeza cyangwa wivuga imaze gusinda ntabwo unywa inzoga? Ntabwo nywa inzoga. Ni nama ngira abantu banywa inzoga se mungana? Abanywa inzoga njyewe kariyeri ngiye kujyamo ya music ntabwo nshaka kuzanywa inzoga kuzaba umuhanzi abandi bafatiraho icyitegererezo yego kavuga turi umuhanzi ntago anywa inzoga wenda abantu iyo bumvishe ngo ugiye mu buhanzi bajya bumva kugiye mu bintu ufite ababyeyi? Ndamufite. Ufite umwe? Azise ko uri umuhanzi? Arabizi. Ujya umuririmbira se cyangwa? Njya muririmbira. Ujya umuririmbira? Bo nyine mushuri urabyumva hasi? Mushuri? Ibikisa amasomo. None mvuze mushuri urabyumva nyine amasomo? Amasomo ndagerageza. Ujya byumva fresh? Ndagerageza gake. Ngo ngufashe nkubajije nk'akabazo ukansubiza ra? Ntumbaze ko by'amasomo. Ozi kumbaze ko by'amasomo. Abankubaza bo hanyuma se iri kubona muri ubuzima tuba dubaye Imana mu nkampe Kiziba nta ndirimbo urabukoraho? Oya ntago nayandika. Ntago urayandika so uzayandika kabisa tuzashaka kujya muri studio kuzari mu buzima bwa hano ushaka n'amateka y'ahangaha nzabaririmbira. Okay tugiye ku ndirimbo ya 5 rero nta kibazo. Bayita gute yo? Bayita Sugar Mami. Sugar Mami. Okay, so go. Hi Jennifer, uzangayire ko naheze uzangayire ko natinze. Sometimes mu buzima tugira kwiyubaha umbabarire naratinze kuko nanjye sinjye nikinyago mfite ngo ni Sugar Mami kinera amapresha kikamata sexy nanjye sinaheza bikarangira nabisoje ya avuta nyicira tara watumye nzimyitara o Sugar Mama nera pressure akanera stressi
ninjira nagukomangaye amfatirana nuko nyiri mutoya baby. Ni bita sugar mami. Bayita sugar mami. Mwana ufite imirongo. Ufite imirongo kabisa. Iyo ni bise sugar mami. Bayita sugar mami. Sugar mami sibundi umva ari nk'iki? Ni nk'umubyeyi. Ni nk'umubyeyi ukuze uza ku mwana w'umuhungu ukiri mutoya nyine to. Yego. Kamushukisha ibintu bitandukanye. Ahubwo se nk'ubu ngubu kwa irihimbye ubonye nka sugar mami ikwishura studio ntago wakwemera. Nyine ikikubabaje nyine hano ni sto umonye umuntu kwishura sto mwari kuvuza ga sugar mami ntago byavamo. Akagushakira hit kabisa. Akagushakira hit byose. Kanshakira hit. Oya hit nshaka ko izava mu maboko yanjye yamvune. Natwe tuzagerageza ko dushoboye kose. Ukoresha Facebook? Oya ntago nyikoresha. Nkoresha iki? Nayikoreshaga mbere. Ugira telefone sude? Ndayigira. None sibu bihangana bya so tubibona era. YouTube channel nayigira? Oya. Okay. Zabigira nabitekerejeho. Uracyari na muto ariko nago impano bigombera ko numva se rurimba nka Africa. Sembizi. Sembizi. Usa n'uwamize Africa. So tujye kundirima gatandatu hanyuma tujye kureba mu kindi gice rero cyandaza kubaza tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. Abantu baba hanze hari two muri societe mutajya mupfa kumenya. So naturimbira indirimbo rero yo wayise gute? Bayita Santima. Ko ibanza ku rukundo se cyane? Nabyibanze nzandika n'izindi hari n'izindi nuko ntarazirepeta neza. Okay, sanga turirimbire kuri Santima rero yawe. Urokutsanzwe turisanzura ntacyo udakora wahafashe nkiwawe sinzi niba ubibona ko nkugaya urinda shima ni wigeze ubona ko mari igihe nari ngushaka nago performance mu mbari nago performance mu bajama mazu ntera Santima utuma nitinya utuma nge nkunda unsebereza mu bajama Santima waneye birangira uzishe mu busantima Okay, fresh mwumva rero n'umuhungu wanyu ni itaro dufite ahangaha mwe mu bahanzi bagiye batandukanye bandi dufite mu nkambi ya Kiziba. Ubutwa Jasmine uramuzi? Jasmine ngira abasari bahana ngabuzi abasani bahanga ni benshi cyane hari ba tuvanye Mama Strong nyine ubona mu kugegera hari Seba Music hari ba Vision sawa bazita organ zita organ stagora ryo mu ndirimbo ze nkunda kuzumva. Okay, hari indirimbo Seba wabuze niriya ngo niba ari gatambatamba ntabwo nyizi neza ariko ndazumva nyine ni gatambatamba uzi yego nibyo nano umuhanzi wavuye muri Nyaruyaga ubwo abantu benshi bazi ko yavuye ku Gisozi ariko n'umuvandimwe wacu kandi ukunda gufasha impano zanga ni Seba Music kuva ari muri Amerika katumusuze nawe tumwifurize amahoro y'Imana ndetse n'uburame no kugira umutima mwiza wo gufasha impano zanga tugiye ku ndirimbo kangahe tugiye ku ya 7 nzazikora ibiri igindi gihe kumva zose ariko so none ni iki wakwifuza kuba fana bawe ndetse naguragira abafana of course kuko ndi mutarayishira hanze kwifuza ko tutadutambuka no ku mihanda mu masaro tukumva indirimbo yari gukinwa nko ziraza zikinwa ndetse n'izazita organize wamaze kugira ku rundi rwego nawe katumereze courage kabisa ku ngoma ngenda kora kandi zifite ubutumwa ntago indirimbo kenera kuzahimba yahakurya nta ndirimbo ufite kuzaririmbira icyama Inventro cyangwa kira gihugu cyacu ntago urayandika nzabipanga inspiration iza ryari igiye kwandika bigufata ryari ntago ari ibisaza ariko bigufata ryari ugiye kwandika yangiye nishimye ndandika iyo mbabaye ndandika ari indirimbo wandikira mu ishuri ndandika cyangwa uzandikira mu rugo muri ghetto oya hose ndandika muri ghetto oya iyo mfite intuza ndandika ndi kukubaza uba muri ghetto muri ghetto oya ntago uba muri ghetto urara kwa mama wowe urara kwa mama so utuye Nyimisha baganaye ari hamwe no ku Kigega hamwe no kwa niyo mugabo amwe ndamupenzera tuye okay ara ku Kigega mara Blazer afite akabari
so ngiye kunsuriza abantu rero mwari muturanye ari abo muziranye bagiye hanze ari abo muziranye bagiye hanze barahari ntago babura nsubiza nk'abantu 5 rero ya nabasohoje bose nabasohoje so tugiye mu kindi gice rero igice tugiye kuzajya tugira hano cyo kuva twiyungura ubumenyi iyo bavuze RBA wumva iki ntabwo ugiye ku bintu bijyanye n'amasomo ntabwo ari ibintu bijyanye n'amasomo RBA ntabwo bijyanye n'amasomo ntabwo bijyanye n'amasomo so mbona iryari wamenye ko ufite impano kuva navuka nawe ugiye kuvuga resene se ngo nawe yavukanye amashuri oya cyo kuntu meze nyine wowe n'iryari wimvishe ko waririmba njye hari ukuntu wenda mushyire batoya cyane kazayumva nk'abandi ba Petero uvuga ati nzaba umusirikare undi ngo nzaba umupolisi njye nahitaga mvuga ati nzaba umuhanzi natwe twakoze tuzi ko tuzaba docteur ariko bigenda bihinduka kubera ko ntabwo bizahinduka bambye ko biga mu wa 2 bijyanye n'amasomo se bigenda neza nta kibazo ubu ngubu musigaye mubyumva ko twumva ko bakuru banyu batakigisha abazanye abandi bantu mugenda mubyumva nta kibazo barabagaburira fresh muratamira neza mukora mu bishyimbo fresh okay banze ko ngucarenjinga ariko ndagenda ngucarenjinga boro iyo wumvishe minema wumva iki nganyumvira ibibazo oya uze kwirekura nyine kugira like ikiganiro bazagikundi kandi bakurikirane na message zirimo ndetse n'indirimbo zawe umunsi wasohoye indirimbo cyangwa se wayishize hanze bazabashe kugira attention ko bazireba numvishe nyine urafata micro fresh sibona nakubwira gutera kandi aribyo nshaka nyine rukonca mu jisho bino murayine nibaze cyane ntago uri mu nzira rero utazi ibintu ntago njya nkunda kubikurikirana cyane utazi ntago uzi ibintu cyari iki mbaho nari mbizi imbere nuko andi kubisiga hirya so twatugeze ku ndirimbo ya 7 ariko izindi bavuze kumbwira ko tuzibuka hanyuma nk'uburamutse ubonye nka sponsorship indirimbo ya mbere wadusohora ani ntabivuga urumva ifite beat yabirimo nk'amajwi y'abantu benshi njya numva ariyo nasohora ya mbere niwashira hanze nabivuga ufite amakuru ku indirimbo ikorwa ufite amakuru ku indirimbo ikorwa nka audio barangahe audio itari idahenze cyane ni nka 30 mil gusa 30 Jesus 30 tudirenze nuzakoreye kwane nuza Armstrong ahambere yakoreye kwa Python afite indirimbo zise hanze nizingahe afite indirimbo imwe yakoreye kwa Python indi ni kwa Kina Beauty ni Kigali ni Kigali Jimmy uramuzi se Jimmy kora ku Kibuye so rero bavandimwe muri impano yacanga nkeneye abaterankunga ndetse ikaba yafashwe nayo ikaba yazamuka nabonye abantu benshi bajya bazamura impano ariko bageze hanze uramutse ugeze hanze wajya muri kampani cyangwa tusora ibigoma muziki wanyu nshaka kuwukorera mu Rwanda ugira dosiye dosiye se ko babifunze wari ufite Amerika twari dufite Amerika ariko nyine umva ko imimbero zawe nyine idosiye iboneka ukagenda nyine umva twese n'ubushobozi tubura ubu ngubu ku indirimbo zawe zitarajya hanze nuko like niko nta mafaranga hari ariko hariya kumbyumva abantu bagezeyo na Seba twamumenye ko ari umunyamuzika ariko agezeyo urumva I wish kandi tarese ko bizagenda neza akora cyari n'umwana ariko twizere ko wumva muri superior uziga iki superior mu wa 4 yumva superior oya nyumva superior ni mu wa 4 mu wa 5 mu wa 6 ngo nyine nigiye hano mu nkambi oya wumva wonyine wumva washobora iki kwiga niki wumva waziga nakwiga multimedia okay which is good multimedia nayo iragabura ntago wajya ku nyundo se ntago wajya mu muziki nayo nakwiga umuziki ameza ngahe nyine
muziki sinawe sinumva nabo bawiga nkuko mwiga za mate za chimie za biologie kandi k'imibare sijye kumva imibare mathématique ndagerageza abana mwigana bazatubwira tu muri commentaire bazatubwira niba ari ibyo cyangwa niba atari ibyo so kanse nubwo uri kubyanga ariko nge numva ko twaganira tukaningura n'ubumenyi ngiye kubaza akabazo ko ntabwo ari ko mu ishuri kuri baza ugatekerezeho sibyo mbona ukuvuga ngo hari indege igiye kuva i Kanombe sibyo ikajya muri Kenya igakoresha iminota igakoresha isaha n'iminota 20 sibyo hanyuma iragiye sibyo idepoje y'abantu yongera garutse ikoresheje iminota 80 ubumva byatewe n'iki no buremere bw'abantu bari bayirimo niko byose so nibyo hanyuma muri college wageze muri ryari college nageze mu 2024 no turi mu 2000 kangahe 2026 ndumva imyaka ariyo ngiyo nire somo ukunda gutsinda se somo nkunda gutsinda agihera nkunda gutsinda Ikinyarwanda ibintu byashimye byumva bira byarananiye byarakunaniye oya uzabyambere byaba ntabwo ari nampaka ngo byose ngo imibare se imibare na byose no kugerageza nyine to ko ufite isomo wumva mu gake entrepreneurship ndagerageza arabana mwigana se ubona bamwe inzoga oya ndahira n'abantu mwigana ubona bakunda agacupa ukabona ko kuki se wowe icyo wahisemo kutanywa inzoga hano uko na usigira mu make ndomugira Adventiste Musa karindwi so umuhungu wanyu rero ni umuturanyi wacanga mwapekeze ba no manzi tubyiko afite indirimbo 25 ariko ntabwo arazishyira ahagaragara ariko twizere ko none se nta nshuti zawe ugira ziba hanze ntaho bandi birirwa basaba icupa nshuti zanjye ziba hanze yego numvishe ko audio idahenze cyane ari 30 numvishe audio idahenze cyane ari 30 nta muntu wawe nakubwiye ahantu hatarenze muri studio itarenze muri studio itarenze ako nyine ya vibing ikakora music neza ihenze ni nkangahe hari umu producer twigeze kuvugana umundi kumubwira nyine tu kuri kariyeri yanjye abarambwiye ati ufite ibihumbi ijana tuvugane niko Yesu ambwira 100,000 kandi nawe ntago arenze byadacu we ni umuhanzi nawe ariko ntago arenze ntago ni producer arenze nyine tu ni element oya uruvuze ngo n'umusani nawe n'umuriri soka twizere ko nyine abazareba kino kiganiro ndetse n'ababisha impano yawe aricyo bazakora ariko natwe mu bushobozi bwacu buke niba uzi ko ari 30 ndamye ndashidikanya ko tuzashaka sponsorship abo tuziranye n'abazabona impano z'indimbo zawe mwijeje ko ntabwo mwaka wazajya kurangira dukoze tugiye muri studio 30 ngira ari menshi cyane ku mafaranga dufisha ubusa ariko twazashaka ubuvugizi nyine of course nk'iyi video dukoze ndetse n'iki kiganiro dukoze hari icyo azabyara umusaruro ariko indirimbo imwe ntabwo kugeza mu kwa munani yazagira idakozwe wawe buvuze ko wazahita usora indirimbo ntabivuga bo ngende rero ushake amakuru kuri studio nyine igereranyije iri hejuru hasi like 30 ndizera ndashidikanya nawe ngiye kuvugizi wenda nzagukorera ntago amafaranga ya utezabura ariko katwisere ko bizaza kugenda ni fresh baza kuturimbira indi ndirimbo imwe nta hip hop ugira nta hip hop ni iki wasaba none nk'umuntu ushobora kuba wakwizereramo akaba yagusorera ingoma
ninde nasaba niki wasaba like nk'abazari kino kiganiro nk'umuntu ushobora kuba yagufasha cyangwa se sorry uba wawe yagufasha n'icyo wamwizeza ko utazamutengura. ntago namutenguha cyane ntago namutenguha icyo mwizeza ni uko nzakora cyane ngiye ni ugukora ndahagarara. Sababu mwavuganye gute? Sababu mwavuganye gute? Nawe yakubwiye ngo uzabanze nakora ikiganiro. Okay, so muvugana ni wa mwaprochinze cyangwa yaragushakishije? Oya ngiye wa mwaprochinze. Ni wowe yigira mwegera wamuhamagara ati ndi umunyempano bifuza ko yazakora music. Okay, Seba Music rero ubwo nawe azakiriye ndetse tuzarakimusharinga kino kiganiro hanyuma nareba ko bizabimeze ariko azagufasha bro, azagufasha ntago aba nabi. Agaba nabi. Ni message cyangwa se n'icyo amusaba? Cyo namusaba niba ari umuntu umfasha mwizeza ko nzakora ndahagarara kandi ntago azicuza impamvu yamfashije. Hanyuma se ntago bizatuma masomo yawe ntago career yawe yazafecting ku masomo yawe? Byose no kubihataye bifite umwanya. Ni ihe message wagena ku rubyiruko bagenzi bawe ndetse n'abana batoya bishora mu biyobyabwenge no se n'ubusambanyi? Message inama nabagira inzoga ntago ari nziza. Buriya iyo ukunda kunywa inzoga ejo hawe heza ejo hawe hari kuba heza ubu hahinduye nyine ntago urumva nta hantu wakwigeza ukiri muto ya noneho ujya mu rusengero. Ujya mu rusengero rimwe na rimwe ko ari cyo rimwe na rimwe se nubwo natwe byatunaniye. iyo ndi kumva ameze neza njyayo. Naho ngo ufite wijyayo. Unywa umusururu? Umusururu ntabwo wabura kumva. Utaza kumbeshya ntabwo byose wabireka. So wari watubwiye ko witwa Eme na ry'izina ry'ubuhanzi. Umva ari ryo uzakomeza cyangwa uzashakisha irindi? Wenda bizaza sinzi ariko numva nakwitwa Eme. Okay, nkaba Eme Bluestone ba Eme bose bakunda kugenda rero muziki bakawihorera. Iki rero nje kubakuzaho nabo. Kabanza bagira na beef ntabwo uragira na beef na Armstrong. Armstrong ni inshuti yanjye. Muri igana se? Yiga mu gatatu. Armstrong ko yahezemo. Armstrong shoko naramwigishije kera nkiri umurezi naraba umurezi. So iyi rero ni Rise from Kiziba ni YouTube channel igomba kuzazamura impano ariko mu bushobozi dukeya dufite twakora ubuvugizi ngendikagwa of course. Umunsi nakifatiyemo twakiriye umuhanzi witwa Eme umwana wari umwampe Kiziba by'umwihariko w'inyamisha nka Boy P Rujinyo tubyiko tuya munsi ikigega umuntu ko Safura muzi Safra rotera ku kigega yagiye mu mahanga wakinaga mu academy namuturanye yara fresh Safra twari duturanye. So mbere ko duclosinga ndetse tukakuregereza umwanya nawe ukajya gutegura amasomo yawe ndetse tukwifuza no kuza gutsinda ikizami kiraza gukurikira nuhe butumwa ndetse n'iki wabwira abantu bazareba iki kiganiro? Icyo mbasaba no kunkurikira kino kiganiro bakagikunda. Ndabizeza ko nzakora cyane kandi kugira bazakunda ibyacu. Okay, dukunda ibyacu. Of course nta muhanuzi wabo nora abana bafite impano. So tuzapininga umusoza nkashize indirimbo yanze tuzapininga tuzashiraho indirimbo ye ariko ntabwo uteganya kuba wakora audio na video. Ntabwo uteganya kuba wazakora audio na video haramutse ubonye ubushobozi? Wumva ushaka ama audio menshi? Oya na video byaba ari byiza ariko na audio. Yes,
nibyo rero twe turi kumwe na Aime Ngendikagwa this live from Kiziba cyo tusaba ni iki turagusaba like tubasaba subscribe tunabashimira ku biganiro twagiye dukora mbere yaho hari ibiganiro mwagiye mukunda ndetse mugakunda nabi wanyu kadushimire diaspora muri rusange hirya no hino turahera mu Burayi Norway mu France Finland Denmark za Sweden hose urukundo mwatweretse kuri live from Kiziba ntabwo tuzabatenguha tuzakoresha ko dushoboye kose aho mwari muri ndetse naho muri mutuye tubakumbuze impano zirahari nta muntu waba ariko dufite impano uzakunda iby'iwanyu ndetse ukunde n'abaho Ngendikagwa this life from Kiziba ntabwo asezera abavandimwe watera nk'akandi apera kamwe basitwanye tugakrosinga tugureza umwanya nawe kwajya gutegura amasomo imbere indirimbo bita Kibobo okay tega ugutwi wumve isori ya Kibobo nawe n'umwana nk'abandi ariko abantu tuvuka kimwe ntago tubaho kimwe Kibobo yaragwaga akabura n'uwamuhagurutsa arara amajoro arira ese mana ni kuki wemeye komba gutya ntiyigeze yiga gukunda kuko nawe niyigeze akundwa mana hanagura amarira ya Kibobo maze nawe amere nk'abandi bana mana yahanagure Amen. Okay, ni Aime umwana w'inyamisha ntago nawe ujye ubona ko uramutse ugiye hanze wazihakanina mwamwe na bamwe babasani bajya bihakanina ntago bizaba gutya ntago bizaba wavutse ryari ufite imyaka ingahe 17 of course utwo turi kumwe na Aime rero is Rise from Kiziba urajya mu mashakiro ya YouTube hanyuma andikemo Rise from Kiziba uratubona neza cyane ni YouTube channel yanyu ndetse ni YouTube y'abandi diaspora twazishimira rero Ngendikagwa this Rise from Kiziba reka twizere ko umuvandimwe izi impano Imana afite ndetse n'ibikorwa ateganya kuzakora azabona sponsorship ciao